Ka Gasabo hatangijwe gahunda y'indangamimerere ubwo abaturage bari bamaze igihe barekarama ngo bafite abana batanditswe mu ndangamimerere kandi aba bana bakenewe kujya mu ndangamimerere. Ni mu gihe rero abayobozi bateranye biga ku kibazo cya bano baturage kugira ngo barebe nimba koko bikwiye, ariko bateranye kugira ngo bahereze abaturage zino service. Gusa babwiye abaturage yuko aya niyo mahirwe bafite yo kuba bakwandikisha abana mu ndangamimerere, kandi ikindi umuntu ufite nk'izina ashaka gukosora mu ndangamimerere cyangwa afite izina ashaka gukuraho agashyiraho irindi zina, aya niyo mahirwe bafatirana kubera yuko aya mahirwe ni imboneka rimwe. Bivuze yuko rero abaturage bagaragaje imbogamizi bahuye nayo mu myaka y'ibihumbi 2024 ubwo abana basaga 785 batanditswe mu ndangamimerere ubwo bagiye kwivuza bakabura ubuvuzi cyangwa bakabura ko bivuza. Ni mu gihe abandi bagiye gushaka indangamuntu ndetse birangira indangamuntu bazibuze kubera ikibazo cyo kutandikwa mu ndangamimerere. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ye mugiye kubana nitwa Kidasamura, urwimwe rugoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Gasabo aho abayobozi batangije icyumweru cy'indangamimerere ubwo baganiraga n'abaturage ndetse babwiye abaturage yuko aya niyo mahirwe y'imboneka rimwe bakwiye gufatirana bakandika abana babo mu ndangamimerere, ndetse abashaka guhinduza izina mu ndangamimerere cyangwa aho amazina yabo yanditswe nabi bakabasha kuyakosora. Rero ibi ngibi byabereye mu karere ka Gasabo ubwo abayobozi barimo baganira n'abaturage batiyandikishije cyangwa batari mu ndangamimerere kugira ngo bihutire kujya mu ndangamimerere. Bivuze yuko rero hari abaturage batandukanye mu karere ka Nyamagabe, mu karere ka Rusizi, mu karere ka Kirehe. Ivuga yuko mu mwaka w'ibihumbi 2024 bigize guhura n'imbogamizi yuko babuze indangamuntu, abandi babura uburyo kibivuza bitewe nuko batari bari mu ndangamimerere. Abandi bo amazina nago yahuraga, amazina yabaga ariho amakosa, bivuze ngo izina ryari riri mu ndangamimerere n'izina ryari riri kuri mituweli ntago byari bihuye. Bivuze yuko n'abakwivuza byari bigoranye cyane kubera ko izi ziba ari system, iyo ujyanye ikintu kitameze nk'ikindi ntago bakuvura. Bivuze ko rero abaturage batangiye no kujya bavuga ati se ibabaza no kuri kino kibazo cy'indangamuntu koranabuhanga igiye kuza uburyo kibayibona. Gusa babwiye ngo iyi ndangamuntu uramutse uyishaka no kuvuga ngo hazatangazwa irindi tangazo rizabibutsa cyangwa rizababwira uburyo ki iyi ndangamuntu uzajya uyibona, ariko ba uyishaka byihutirwa wanyarukira hafanga ku kabindi rwose iyi ndangamuntu ukaba wayihabwa. Iyi ndangamuntu izabikubiyemo ibintu byose, ufite perime indangamuntu bizabikubiyemo, ufite diplome indangamuntu bizabikubiyemo, indangamuntu bizabirimo serivisi zose. Niyo mpamvu bayise indangamuntu koranabuhanga. None mu gihe abaturage mwese mutarandikisha abana banyu mu ndangamimerere mu gihugu cyose cy'u Rwanda, ubu mwakwegera ubuyobozi bw'umurenge, ariko murabanza mugaca ku buyobozi bw'akagari bakabandikira bakanabasinyira. Ubwo bivuze ngo birahera ku isibo bijye kwa mutwara sibo, bive kwa mutwara sibo bagusinyire, bijye kwa mudugudu bagusinyire, byikubite ku kagari bagusinyire, ubundi muhite mubyohereza ku murenge ubundi babashyire mu ndangamimerere. Bivuze ngo rero ibi ngibi byatuma ubona serivisi mu gihugu cy'u Rwanda, iz'ubuvuzi, iz'ubwishingizi, nako ubona serivisi nyinshi. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Nyarugenge ubwo abagabo batatu bafatanwe ibiyobyabwenge. Ku makuru abaturage batanze, abagabo bafashwe kubwo abaturage batanze amakuru. Gusa abagabo bafatanwe urumogi bari barujyanye kurugurisha, ubwo aba bagabo batawe muri yombi bakurikiranweho icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge. Iki cyaha iyo kigufashe ushobora guhanishwa igifungo cy'imyaka 30, ushobora kwiyongera ikagera ku myaka 40 n'ihazabu ya miliyoni zisaga 5 z'amafaranga y'amanyarwanda. Bivuze yuko rero kugira ngo bafatwe abaturage nabo batanze amakuru
amakuru. Ubuyobozi bukaba busaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe, kuko nk'aba ngaba bagiye kwangiza urubyiruko baruhereza ibiyobyabwenge, aho urubyiruko rwinshi rukunze kwishora mu biyobyabwenge, ugasanga bari gukora ibyaha batazi uburyo ki babikoze. Rero nk'abaturage mujye mutanga amakuru kugira ngo abantu nk'aba ngaba bafatwe ndetse bahanwe. Reka rero nanone amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rwamagana, aho ahigeze kwicirwa abagabo batatu muri depo y'inzoga, ubwo polisi yagaragaje ko yahafatiye ibindi bisambo ndetse bikaba byaratawe muri yombi, ubwo nanone byari bisubiye kwiba mwino depo, rero bakaba barabitaye muri yombi. Reka amakuru yacu tube tuyasubikiye ahangaha, amakuru nakagaruka. Jye mwarimu mubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nimbere bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kura subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kidasamura ni branch nini. Nimba nawe ushaka kudutera support, ushaka kudushyigikira, nimero ni 0788 46 02 uramutse ugize ikibazo ushaka gutanga igitekerezo watwandikira kuri iyo nimero iri kuri WhatsApp ndetse